WhatsApp yazanye challenge kuri status, aho yashizemo agafica ushobora gupostingamo ifoto runaka cyangwa se na video runaka, ubundi ukasaba abantu bagukurikira b'inshuti zawe ko nabo bayikorera challenge iyo post yawe, bashiraho amafoto cyangwa se amavideo bitewe na topic wabahaye. Nizere ko utabisetse. Ibyo nkubwiye ni ukuri, ngiye kukwereka uburyo wakora challenge y'ifoto runaka y'ahantu runaka ushaka, y'ikintu ushaka, noneho ukareba inshuti zawe uko nabo ba challenginga cyangwa se bari playing. Wenda wajya kubona abantu babikora ukibaza ngo ibintu bikorwa gute. Niyo mpamvu Mixmax TV tuba duhari kugira ngo tugusobanurire utuntu nk'utwo uba udafiteho amakuru ahagije, ubundi nawe utumenye ubashe kutwikorera. Muri iyi video rero yagusobanura uko wategura iyo challenge, noneho ukayishyira kuri status yawe, noneho n'izindi nshuti zawe zikagenda nazo ziyireplayingaho, zigenda zichallenginga inshuti zabo, ku buryo bigenda bikaba uruhererekane. Wajya kubona abandi babikora ukibaza ngo ibintu bikorwa gute. Ubwo buryo ngiye kwereka ni uburyo bwa Adios, aho ukora challenge, wamara gukora challenge ugasaba umuntu ko nawe ashiraho ifoto cyangwa video ye, nawe agachallenginga abandi. Ubundi inshuti uko ugiye ufite inshuti zitandukanye, nazo ukagenda zigira inshuti zazo, ukagenda bachallengingana, nyine ukabona utuntu twiza. Ubu ni uburyo busanzwe bumenyerewe kuri Instagram, ariko na WhatsApp ubwo buryo yarabukoze, burashoboka cyane. Wenda ushaka ko utarubizi, ariko ni uburyo bworoshye. Rero guys, reka turebe uburyo iyo challenge wayikora, ariko ndakwinginze iyi video ntugende utayihereje like. Bantu banjye birababaza cyane iyo ukoze video ugasanga yarebwe n'abantu 20, 30, 50, ufite abantu kuri ibihumbi 2,000. Niyo mpamvu rero wowe urebye iyi video, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri muyoboro wa Mixmax TV, ndagusaba ukanda subscribe, ugakanda ndetse like kugira ngo iyi video igere kuri benshi. Ndetse guys, iyi video uyikorere na share, kuko nabyo biradufasha kugira ngo unye duterane motivation. Okay, reka dutangire. Nkuko bisanzwe rero, ngwino ufungure WhatsApp yawe. Numara gufungura WhatsApp yawe, ubundi uze hano kuri update, niho haba status, uhakande. Numara kuhakanda rero, uraba ugiye kureba status z'abandi cyangwa se na status zawe wapostinze. Urugero kambereke nk'iyi yanjye nashizeho ejo, urabona imaze kugira views 148. Iyi ni challenge rero nakoze, angiye kwereka uko yari imeze, noneho mbereke n'uburyo nayikoze, n'uburyo abafriend banjye bari playingaho. Ubu namwe mpite mbereka uburyo mwayikorera. Uraza hano rero, ubundi urabona hano handitse ngo ino challenge iravuga ngo nawe shiraho agafoto uri kejeri hamwe n'inshuti zawe. Noneho ureba neza, urabona hano hepfo handitse ngo Adios, kano kantu kaga please kanditseho Adios. Hano inshuti yanjye cyangwa se umuntu ubonye status nakana kuri Adios, arabasha guhita nawe akora challenge ye, cyangwa se nawe itashiraho challenge ye, kuko irahita imujyana muri gallery cyangwa se mu mafoto ye, abashe kuba yashiramo nawe ifoto ye ashaka. Ibintu wazi ko bikorwa kuri Instagram gusa, ariko no kuri WhatsApp birashoboka. Okay, rero ngiye kwereka uburyo kano kantu tugakora. Nicyo cyatumye nkora video uyu munsi, kugira ngo nkwereke uburyo aka kantu ugakora, nawe ugakora challenge nkuko iyi nayikoze. Ikintu wakora rero nkuko bisanzwe, nuko imaze kubikubwira, uraza no kuri status yawe. Nyuma kujya kuri status yawe, ubundi uze hano kuri kano kamenyetso ka kamera kariho akamenyetso ko guteranya. Nurangiza ahita kujyana mu mafoto yawe. Nyuma kujyana mu mafoto yawe, noneho ushobora guhita uza hano ukaza ugahita ufotora ifoto direct, yaba ari selfie cyangwa se ari ifoto isanzwe, cyangwa se ukaza ugashaka mu mafoto ufite hano muri telefone yawe. Okay, rero wenda ngiye gukora challenge ivuga ku gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ngewe ndaza gushiramo wenda ifoto y'umujyi wa Kigali, vuge ngo Rwanda wowe urukundira iki? Ngiye ndukundira Kigali ikeye, wowe urukundira iki? Uraza rero hano muri
uraza hano rero muri yano mafoto uhitemo ifoto imwe ushaka, reka tuvuge ko njye mpisemo iy'umujyi wa Kigali, ushobora no kuza wenda ashobora kuza nkahita wenda undi ashobora kuza akavuga kuri Perezida Kagame akavuga ati njyewe ndikundira Perezida Kagame, undi akavuga ati njyewe ndikundira igisirikare cyarwo, ubunyamwuga bwabo, ibintu bitandukanye. Okay, njyewe rero ndahita nza hano, nimara kuza hano nazanye umujyi wa Kigali, noneho ndahita nza hano hejuru, hano haba hari utu emojis, mpite nza mpakande, nimara kuhakanda urabona ka gafica ka adios kari hano, ntose nzagenda ntuhasobanura bitandukanye ko tugenda dukora, muri kutubona, ariko njyewe ndaza kuri kano ka adios, aka niko ndaza nkandeho, noneho nimara kugakandaho gutya, urabona gahita kajya muri ya foto, mwabibonye ko kajya muri ya foto, bahita bavuga ngo write a topic, andika topic, mvuge ngo kavuge ngo wowe u Rwanda urukundira iki? Njye ndukundira isuku. Wowe u Rwanda urukundira iki? Njye ariko wandika utuntu dukeya, ushobora kwandika byinshi ntibijyemo. Njye ni isuku, ni isuku yarwo, gutya. Iyo wanditse ibintu byinshi ntabwo bijyamo. Icyo gihe nindangiza, umuntu uraza agakanda kuri adios hano, uraza agakanda hano kuri adios, nimara kubyemeza araba nawe ashobora gukora challenge, cyangwa se ashobora kuriplayinga kuri iyi challenge nakoze. Noneho hano urahita uza hano handitse ngo done hano hejuru, nimara gukanda hano handitse done, ubwo iki gihe icyo urakora, urashobora kuza kano kantu ukakajustinga ukakageza aho ushaka, ushobora kuza ukakageza aho ushaka, ushobora kukajustinga uko ubishaka, ukakamanura, ukakongera, ukakagabanya byose. Ubwo rero hano muri adjust, njyewe reka mvuge ko ngiye kukageza, ngiye kugashyira hano gutya, yes, mvuge ko ngiye kugashyira hano gutya kugira ngo ibyo nagaragaje, ibyo napostinze bibe bigaragara. Noneho iyo urangije nta kindi ukora, uhita uza ugakanda hano handitse ngo hano ho gusendinga status nk'ibisanzwe. Aha nta kindi kintu gisanzwe ukora, keretse ushaka kweditinga ugashyiramo amafilita atandukanye, ariko ubundi iyo ntacyo ushaka kweditinga, uraza ugahita ukanda hano handitse hano kano kamenyetso ka sendi, ugasendinga. Icyo gihe status yawe iba igiye kwiupdatinga, reka tureke updating. Guys, nimba utarakora subscribe, ntekereza ko uyu ni umwanya wo kuyikora, kandi ushobora no gutanga comment, ukatubwira indi video twakora, cyangwa se ukanatwandikira ngo turi kumwe. Uko video igira comment nyinshi, uko igira like nyinshi, niko YouTube yamamaza. Mudufashe rero kugira ngo natwe tugire aho tugira, turakora ibintu byiza kandi byinshi. Video zacu nizo zirebwa n'abantu 50, kandi dufite abantu barenga 2000 badukurikira, cyaba ari ikibazo. Okay, gutya rero status namaze kuyishiraho, ubu tuvugana, umuntu haza agakanda no kuri adios gutya, urabona ko arahita abasha guhita yagera muri galeri ye, nawe agakora challenge. Guys, ndabakunda rero, nimba iyi video igufashije, ndakwinginze ntugende utayikoresha kugira ngo ubumenyi bugere kuri benshi, kandi nimba n'ikindi wifuza kutubwiraho wakitubwira muri comment, kandi nimba nta n'ikindi wavuga ati murakoze, cyangwa kuvuga ati turi kumwe, ibyo birahagije, ubundi ibintu bikagenda bikagumya bikaba ruzungu. Ciao ciao.